abanyarwandakazi by'umwihariko abakunzi b'umuziki nyarwanda mwaramutse cyangwa aho muhereye hirya no hino ku isi muri amahoro. Nicyo dukwiye kubwirana kuko ubundi icyo tuba gutekerezaho aka kanya ni kimwe turakizi. Intango uwo bita King James yaduteretse itaranarangira mwoka byaramwe kuko ngo ibyiza ahubwo nibwo bigiye kuza. Itumiye nkora ibintu ntagakwiye gukora kuko ino gahunda cyangwa se ino video ntago nafite gahunda yo kubikora rwose. Mwumve ngo ni ibintu ndimo ndabikora kubera ko ni cya kintu kigusunika kwihangana ukumva ntiwakireka ugomba kukivuga. Ibi bintu tubwizanye ukuri ntago bidutunguye. Nimwigire nkaho mutari muzi ko King James ibi bintu yabikora. Nimwigire nkaho cyangwa twese nanjye ndimo twigire nkaho tutari tuzi ko King James ibi bintu ari we wenyine mu Rwanda wabikora. Ahubwo King James impamvu tutakundaga kumushyira muri ibyo bintu cyane nuko King James we nawe ubwe yatweretse yuko bya bintu by'urusaku, bya bintu by'iki byo kwikomanga mu gatuza ukiyita amazina ahubwo ba nyirayo nabo bayiswe aribo ba King bicecekeye biturije, nibyo byatumaga twubwizanye ukuri rwose. Tubwizanye ukuri twese ko tuzi ko King James niwe muntu wenyine wakora bino bintu. Turebye kuri catalogue afite bro, imitima y'umuntu wese jya kuri X, jya kuri Twitter, jya kuri TikTok, jya kuri social media, Snapchat, umuntu wese wabashije gufata na amahirwe yagize kuko ibi bintu ntazongera kubibona. Video akayishana kuri social media, umuntu wese wabonye yavuze ati ntago twigeze tubona ibintu bimeze gutyo. Ndetse bamwe baravuga ati nta n'undi muntu wabikora kiretse wenda wa musore umwe wa mwami wadusize wibereye ahantu, niwe bavuze ati wenda yashaka kuza akagira cyane akantu gato yashima cyangwa se yakora kuri King James. Twari tubizi King James ibyo bintu yakora. Uzatinya umukaritasi wise King ariko ari ryo zina yinjanye mu muziki arabihorera murasakuza. Twarasakuje pe, nanjye nabigize burane murabizi, ariko njyewe umugabo nyemeje ndemera. Tujye twemera ubutari mujya kuburana cyo kuba bifunguye amaso y'abanyarwanda. Hari indi kategori, hari indi na hejuru yazanzi zose tubona zazi nizikomonga boka tuza twari n'ibiki byose. Hari indi kategori hejuru, hari indi chemba aka kanya yamaze kuba unlocked, noneho byagaragariye abanyarwanda bose by'umwihariko abakunzi b'umuziki yuko uhicaye n'umwe ni King James. Sindya imboga, King James si inshuti yanjye, si mwanga, singize iki, sinanavuga ngo ndamukunda, ibyo ntabwo bindeba. Ngiye nkunda music, ariko King James mama iri joro noneho bwo biragenda bite. Ariko utinya umutipe ufite indirimbo magana amahita. King James ashobora kuririmba n'iminsi 6 ataragarara muri arena, atashyira amakorabo yakoranye n'abandi bantu. Umwami ntago ari umuntu ukomanga mu gatuza, ni wa muntu ucecekera. King James benshi twamaze imyaka tutazi kabone kuri social media. Nta nubwo yibaho, yafunguye aka Instagram nabwo ashyira akantu gakiye gusa nuko ntago ibi bintu byakiriwe bimubwiye man. Ibi by'urusaku byo wapi King James wakabiwe. Ibi ni ibicyo dukoreye ko uradushajije tuyagaje. King James atuyagaje man. Ibi ni ukuvuga ni nka cyayishi babyita wake up call. Nkuvuga ati mwari mwarasinzirijwe, bababeshya babagira gute, bababwira ngo nibo bami ni nka bya bindi by'abahantu ati muzitondere babahanzi nako babahanuzi b'ibinyoma bazaza bababwira ngo nibo bami. Ati abo ngabo basakuza muzabitondere muzabagendere kure. Ati umwami azabaza cecetse musinziriye nimuzabimenya, ariko nahagira mwese azaza mutabyumva, ariko nahagira mwese muzamubona. Umusore se ntabiyeretse gukupitari na kabiri tu bro, iminsi biri kuri kiri ibi bintu bikorwa n'abantu bro. Noneho isi ijoro biragenda gute? Nome King James